z'Imana. Muvandimwe ntirenganya, muvandimwe ngurikiye, mu gihe nk'iki twambara intwaro zose ntihaburemo imwe, none ngo akamaro zizatumarira, zizadufasha guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uwambaye ikosime yonyine yatsindwa n'uburiganya, uwambaye ibirebire yatsindwa n'uburiganya, uwambaye ibigufi yatsindwa n'uburiganya, uwambaye izindi ngofero z'amoko yose yatsindwa n'uburiganya, uwambaye ya myenda twavuze amaserivisi amwe namwe yatsindwa n'uburiganya, ariko uwambaye ziriya ntwaro ntabwo atsindwa n'uburiganya bwa Satani. Kwizera k'icyuma gikingira igituza, ngo wizeye wanyura n'ahari hateye ubwoba. Igitabo cy'umugenzi twabibaziho kivuga ko kwizera burya niko kwatumye agera hakemera ko intare ziziritse, kuko yarazibonye, yazigezeho, ziratontoma, arabyumva, ashaka no gusubira inyuma. Ruguru yazo ngo hari umugabo witwa Murigende, ku gitabo kivuga ngo Mukristo we, ngo ngwino ngo ca hagati y'izo ntare, ngo humura ngo ziraziritse. Kwizera ko mutwaza arakomeza, hasanga ziranaziritse koko, ziratuma ariko ziri kuminyura, nta nicyo zanamukoraho, azica hagati. Kwizera niko gutuma duca. Gusa iyo ndirimbo ntirenganya, nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, njya nsaba Uwiteka sinzava mu gakiza. Duharanire, kuko umwami niwe utwigisha kunesha abanzi be. Amen. Urumva neza? Mukomere cyane rero, mugiye kunesha, noneho muhabwe ingabire nziza z'abatabarutse. Iyo uri mu rugamba ugapfa ujya imbere, bizana guhembwa, bizana ikamba, bizana gushimwa. Rero mu rugamba tugomba umwuka rero hategera kutwikiranya n'amasasu n'ibindi, noneho twebwe bizana ubugingo buhoraho. Ntirenganya, uracyumva iki kintu? Iyo upfuye ujya imbere bizana ubugingo buhoraho, ariko iyo upfuye ujya inyuma bizana kurimbuka. Turanzuye rero, tugiye kwambara intwaro zose z'Imana, kandi turwane tujya imbere. Cyakiri ubwoba cyane kiriya gitabo cy'umugenzi kivuga mu witwa nta bwenge. Ariko ndirenga, uzi ko nta bwenge yageze ku rugi rw'ijuru? Yarugeze? Uzi ko nta bwenge yakomanze? Uzi ko nta bwenge baje kumukingurira? Uyu muntu urumva ari nde? Uyu muntu antera ubwoba sana. Ariko urumva atarafite ubwenge, ahubwo kugira ngo ageze kuri rwego ry'ijuru nta bwenge. Bakunzi ba Shalom TV 295, tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza mu mwami. Njye muri kumva ni Theoneste Ntirenganya, niyo mazina yanjye. Reka mvuge ngo nimugire impagarike n'ubugingo. Ndiko bavuga gira impagarike n'ubugingo, bisobanura impagarike n'ubugingo. Se kuhagaze ukubona impagarike yawe imeze neza, impagarike ni igihagararo imeze neza, unakureba utunamye, utagondamye, udacumbagira. Hanyuma ubugingo rero nukuba nyine uri na muzima. Umuntu ashobora kugira impagarike ukamubona ahagaze, ariko nta bugingo, mu mbere atari muzima. Ntuvuga ubugingo, ariko ubugingo uratubukoresha mu bintu bibiri. Hariho imvugo ya Bibiliya n'imvugo yacu twebwe. Hari aho Bibiliya ivuga ubugingo ugasanga rimwe n'amwe ari ubuzima, cyangwa ariko ntacyo. Ubugingo ubwo hatongeyeho buhoraho ntacyo, tubyita ubugingo nta kibazo. Birahinduka ari ukwenda tuzi ngo buhoraho. Hariho ubugingo ariko bupfa, n'ubugingo butazapfa. Ubupfa rero n'ubuzima nyine, ni ukuba uriho uri muzima umeze neza, ugira impagarike. Abanyarwanda bari abantu bazi kuvuga buriya ibintu byinshi byarangiraga mu mvugo zabo, kandi byiza byubatse. Bivuze ngo urakagira impagarike n'ubugingo, mbese ubuhari ukandagira neza utambuka, ariko ufite n'ubuzima. Ufite n'ubuzima buzira umuze. Buzira umuze, yes, buzira umuze. Ushobora guhagarara nkawe ukubona ungana, umuntu akakubona uhagaze, impagarike ukora ayifite, ariko ubuzima urwaye, uri mujya kwa muganga n'ubwo hubwo. Tukakubona ugenda impagarike ari nzima, ariko nyamara uri kujya kwa muganga. Urakoze cyane. Ati impagarike ni arasobanuye. Uyu ni umusesenguzi wacu byahamye. Nimubona yaje mujye menya ko hari ibintu byinshi ari busesengure kandi bikagenda neza. Yitwa Kwizera Valens Ziraziritse, yongeraho TV, channel ikaba Ziraziritse TV. Urakoze cyane rero ko dusuhuza abaduteze amatwi mu ntara y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mwese twifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza mu mwami. Twamuka n'imipaka tukagera hirya yayo ahari abadiaspora. Sobanura izina abadiaspora.
urashaka kuvuga se gusobanura ngo iri jambo rivuye intara ya gatandatu, intara ya gatandatu intara yacu y'u Rwanda ya gatandatu iri mu bihugu byose abanyarwanda bari hanze yarwo kwandika ibisobanuro. Umunyarwanda uri hanze y'u Rwanda mu gihugu kindi icyo ari cyo cyose, ubu niyo ukandagiye ku mupaka ku Kanyaru uba ugeze mu majyasipora. urakoze cyane. Reka nsuze Bazina Theoneste uri muri Koreya y'Epfo, reka mvuge ngo amahoro y'Imana azaza ryari ngo tumubone, azaza ejo akubwira ko dukurikiye cyane rwose 5-5 nari mu bwatsi turi gucatinga tuganira. Ya Koreya y'Epfo ibamo ibiki bizwi cyane, uzongera tuzanira amafi. Iyi Hyundai niho ituruka. Hyundai ntabwo nuko ayizana ikintu cyoroshyeje cyo kurya, ntabwo uzamugore. ayo ukunda kurya Hyundai wowe ntabwo bikunda. We yarata ni Theoneste turiya dufi ubona ino baba bacuruza n'abagura agendera mu ndobo, ubanza ngo ariyo duturuka. Niba atari Koreya iyo y'Epfo ni igihugu cya Malaysia, ariko na Koreya imanza ziturukayo. Cyangwa zatuzanire parufe iba yavuye mu magufa ya barene, azashake parufe ihumura kabisa. Biva amagufwa amafi yose, buriya amagufa y'amafi yose avamo parufe. Amagufa y'amafi yose by'umwihariko barene, nyine barene se urayizi? ni ifi yitwa barene, niyo nyamaswa nini ku isi. ndayo wari ubizi? ntabwo nari mbizi. Kugira n'amateka y'ibintu ese burya porofesi mu magufwa ntabwo nzajya mu inyamaswa nini ku isi iziba mu mashyamba mu mazi ni barene. Kandi barene ni ifi. Barene rero amagufa yayo avamo parufe, akavamo imiti, amata yayo igira n'amata kandi ari ifi nayo ngo avura avamo ibintu anagenda cyane. Bayikama gute? Wabishobora wese yayikama, wabishobora nyine wese ko irobeshwa imashini. Asengura ko utangiye kuvuga oya none se ibamo amata barayikama, ninde wayikama? None se kutavuga ko inaribwa, kutavuga nyine ninde uyiroba ngo ayirye uko biri kose, kuyiroba byumvikana. iraro yaha none mbere yo kuyiroba no kuyica banza bayikama? oya ntabwo babanza kuyica, bayifata ari nzima hakoreshejwe nyine amamashini, kuko nta kintu kiyizamura, ntabwo ari urubobo, ntabwo ari urushundura, ni imashini zijyamo izibyo babazungu se ko bajyamo bakanabisinziriza biri. Mbese bimura intare gute mu maparike, bimura ingwe gute? Byimurwa se bagaterura, barabisinziriza bagaterura bagashyira rwose nk'uko wafata agakwavu. Ni ko bimura n'intare n'ingwe, inyamaswa z'inkazi zose, ariko zirimurwa zikavano zikajya ahandi. Barene nayo rero bajyamo bakayisinziriza, bakorezamo amamashini bakayizirika neza, bakayizamura ari nzima, bakayikama muri laboratwari, bagakoraho ubushakashatsi, bakareba amara yayo, bakaramunda ndashaka usobanure taburetse, ndashaka usobanure barayizamura bakayikama bakayisubiza mu mazi. Bashatse barabikora abazungu, bashobora gufata amata gusa bakayisubiza cyane rwose. Ninde wanywa amata yayo? Naguhaye urugero, ntabwo wapfa kuyabona, ajya mu nganda agakogamo ibindi bintu. Naguhaye urugero, hari igihugu muri sese cyaduhaye intare. Nese intare si inyamaswa y'inkazi? Nabyo birumvikana. Nese yavuye wanabaye ndabyumva, ariko ntabwo ndasobanukirwa amata yayo. Amata yabayakama n'ikindi bayikeneyeho kitari ukuyica, barayizamura. None se inzoka zino z'inkazi ko bayifata bakayivanamo ubumara, hari ukuntu bayibyasamura ku gikombe kivamo bakayisubizaho yabaga, bagira ngo bupime barebe imbaraga zabo, bakayisubiza mu ishyamba. Ariko menya ko umwana w'umuntu aratangaje. Ese yakora indege ikajya mu kirere akanirwa gufata barene bajyamo mu mazi bakayisinziriza, bakayizirika imigozi, imashini zikayivanamo, bakajya muri laboratwari bakayifata n'ikintu bakeneye cyose bakayisubizayo. Si ibyo ushaka? Ibyo birakorwa. urakoze cyane rero, soza ubwo rero azatuzaniye parufe no twari tubikuye yiva mu magufa y'ifi. Teo uzatuzaniye parufe, Imana imumugisha. Rero ndabatashye Jason inshuti yacu mu gihugu ku butaka butagatifu, Imana igumugisha, n'abandi muri kumwe, Mugwaneza Antoine muri Espagne, Mama Daniel, Habimana Patrice, ndagutahije kandi rwose vraiment warakoze. Imana igumugisha aho uri, uzava iki kiganiro wenda utabiriye bizakwiye ko twagutahije. Pastor Kampayana, Valerie uri USA, Valerie wiwacu ku musozi wa Nyande uri mu Faransa, ndagutahije. Iyamuremye Winifrida inshuti yanjye, inshuti ya data muri Australia, Imana igumugisha kandi kurinde, ukomeze ugubwe neza, ndagusengera igihe cyose. ngasuza Papa Kayesu Mwene Karuhura Centrafrica, Papa Kayesu Nusa Rutayisiri Nusa, Papa Kayesu mwene Karuhura umuhungu wa Gitare, ndagutahije cyane. Turanandikirana buri munsi
buri munsi turandikirana, ariko uzabona umuzananye umwandikire kabisa. ndaza kuziguha n'idusoza ikiganiro wibuke nyine buri munsi turandikirana rwose, yeze kujya kurara yarampanura birasohora, nkamenya uko buri munsi mbanza uko yaramutse, yewe ku mugoroba amenya n'akazi yakoze n'aho yagiye. Ariko amatora mu gihugu barimo niba ari uyu munsi niba ari ejo, igihugu barimo gifite amatora muri iyi minsi, kandi bari bajyaye muri South Africa, oya Central Africa, South Africa ahari perezida witwa Faustin Archange Touadera. Muri minsi ufite amatora turamutaje rero n'abandi kandi n'izindi ngabo z'u Rwanda zirahari. Robert muri Arabia Saudite ndagutaje, Nyandwi Theophilo nita Nyaseveni sebo nikuramutsa sana katonda ko mutyatura mukanyene Nyandwi rwose Nyaseveni ndagutaje n'abandi ntakibuka kakanya leta bazabasuza ubutaha ntabwo muzi twabarodora urumva zasharo mutivini nyinshi. ariko reka manze suze Pastor Emery wamuze wondo bagikabuka Emery, ariko Emery ari muri Amerika. Pastor Emery ajya kwanda ubona se ngo you have received ujya bikwandikira from Emery ashaka kuzamuvugisha, ariko reka aho ari muri Amerika tumusuze mu izina rya Yesu Kristo. Emery Nyagasani bane nawe kandi akomeze cyane impagarike n'ubugingo nawe aho aherereye. Amen. Pastor Gasana nawe muri Israel nawe agira impagarike n'ubugingo, Imana ibane nawe rwose, nabo barise bose Imana ibahe amahoro y'imigisha aho kutakabwera, n'abandi benshi ntabwo twabarondora, ni benshi twabanye, ni benshi tuziranye, nuko hari n'abanyandikira tukavuga ati ibiganiro tubikurikirana ntanabazi rwose, nkumva baranyandikiye mwese mu bihugu bitandukanye. Imana ijya ibana namwe, bajye banyandikira rero, ariko gwandikira ntirenganya ntacyo iyo kwandikira nanjye babinyandikiye kuko tuba twaganiriye. Ari n'ute mimi yarancuje kandi yabakuri rwa rubuga rwawe, urubuga rwanjye ruherwo rw'ubukwe mimi ari mu kihe gihugu? Mimi sinatimenya ari ntacyo mimi yaranjuje ati rwose ndagushuje mukozi w'Imana, ati yambi nanjye yambi hobi bana rero bamugisha umuherereye mu bihugu bitandukanye. Nibyo twavugaga, abumva ururimi tuvugamo ndetse n'abasobanurwa n'abandi, ariko kandi n'abaturanyi bacu b'abarundi batwumva nabo reka tuvuge ngo nimugubwe neza. Mahoro. Murakoze cyane rero, reka twanzike tuganira, ariko kandi namwe mwemeye kuganira natwe muciye muri komenti. Dusome ijambo ry'Imana, babwira kuri sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, ntabari sabone ugakora ku kantu kameze nk'akazogera, rw'icyongereza habari subscribe ugakora ntari agakumwe kameze gutyo, ukadukoraho rwose utugire neza, ukakora ukareba hejuru ntukore kukameze gutyo. Ufata ikiganiro ariko ukazohereza abantu benshi, ukohereza abantu nk'ijana byibuze, ariko cyane ukatwandikira. Bavandimwe mudukunda, nimudufashe channel zacu hafi zizamuke zimere nk'azazindi muzi, mubwire inshuti zanyu mutudufashe bagenzi bacu. Kaje mu Petero, Yesu yabwiye Petero ngo nakwingingiye ngo numara gukomera ukomeze bagenzi bawe, nyamuna n'ujye ukomera ujye ukomeza n'abandi, nuzamuka zamure n'abandi. Nimudufashe mudukore ibintu rwose, kandi murakoze, kandi bikorwa rimwe. Sabone cyangwa subscribe ikorwa rimwe, niba wakozeho like buri kiganiro ujye ukoraho rimwe gusa. Murakoze kandi nzi ko mubitwemereye. Dusome ijambo ry'Imana kuko twari ryo dutangiza, ryo tugenderaho tukanarisoresha, kuko ibiganiro tuganira ni ibyerekeranye na iyobokamana. Tuvuga ku nsengero, tuvuga ku madini, amatorero, ibiganiro ibyayabayemo, ibyiza, ibibi, ibishimwa, ibinengwa, abapastori, abaririmbyi, ibintu nk'ibyo bisa bityo nibyo twiganira hano, namwe tukabibasangiza. Ijambo ry'Imana rwandiko Pawulo niki Abefeso ibice 6 umurongo wa 11, magambo meza ngira ngo muri iyi minsi muyafate rwose muyagire inkingi. Haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Irenganya ibintu wabyumvise, mwambare intwaro ariko zose z'Imana. Kuki tuzambara? Kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nimwakire ijambo ry'Imana muti dushimire Imana. Usobanure intwaro itsinda uburiganya ni iyi? Ntago ari imwe ni zose. Oyi. No.
intwaro zose ndabyumva ariko uzitsinda uburiganya ni iyi. oya ariko ntirenganya. Pawulo yaranditse ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo, ni ukuvuga ngo izi ntwaro yavuze nihaburamo imwe ntabwo uraba wambaye. Ntabwo rero itsinda ari imwe ngo uvuge ngo nditwaza iyi niyo tsinda, nizo iyo uzambaye nibwo ushobora gutsinda uburiganya bwa Satani. niba sobanura uburiganya uko bukora. Ahubwo mbaza ubundi uranyirukansa kubera iki? Ubwo tutangira ikiganiro iminota irahari, ibyo Imana yashyize mu mutima wanjye ngo mbivuge kandi n'ibyo ushaka ndabigeraho. Ahubwo ubanza kutambaza uti intwaro bazambara gute, ari byo warumbajije. Oya, Ubundi tuzi kubera ko hambarwa ko wabaye umusirikare ubwo uranabisobanura neza. umusirikare yambara Ariko intwaro. intwaro nyine Umusirikare yambaye imyenda ya gisirikare. Banza ibibazo ubundi intwaro barazambara, bambara imyenda niyo tuzi ko yambara. mu ntwaro nyine burya Kuki Pawulo yavuze ngo mwambare? ariko n'umwambaro burya ubarwa mu ntwaro neza nawe wambara. Ntari umusirikare. None se wowe ubundi mu bigaragara njye uri kukureba wambaye umupira n'ipantaro n'inkweto, ariko ubu mvuga ngo mu ntwaro yavuze hano nta n'imwe wambaye. nyine nakubwiye buriya iyo umusirikare avuye ku ikosi buriya na nifomu bamuha buriya ibiri mu ntwaro uko hageze hose, nkumva ubizi kurutaho uko hageze hose. umusirikare wagezeyo oya bose urahazi. ntabwo Wowe rero nawe ubwo rero wambara izi ntwaro rero arega uburetse mu cyashaka kuvuga usobanura ikintu neza usa n'ugihereye mu mizi. Mu mizi urahumva wongera uvuga ngo bazabona urubanza mu mizi, ni akantu baba ndi duturanye bita idore. Abantu babanze bibaza ibintu byambarwa ni ipantaro n'ijipo n'umupira n'igitenge, kuko intwaro tuvuge nk'umuheto n'icumu nk'umuhoro byambarwa bite? ariko nagize kumva ngo abasirikare b'igitsina gore ngo barashaka kujya bambara n'ifomo z'amajipo n'amakanzu. bazambara se ntibazifite n'ubundi gusa yafata imbunda agashyira ku rutugu yambaye ikanzu cyangwa ziriya buriya akajya ku rugamba. oya ntabwo wajya ku rugamba icyo gihe. Hari n'ubundi n'imyenda ya gisirikare yose ikagera ntabwo ariko zijya ku rugamba, yose ntabwo ari kurwananwa urugamba. Uretse n'umukobwa no ku mugabo mwese hari n'imyenda ujya mu basirikare bambaye ujya ubabona udushati twiza duteye n'ipasi nyine dufite kureri yabo turetume kumara twiza n'udukweto duciye bugufi. Iriya ni imyenda ya gisirikare ariko ntabwo wajya ku rugamba. Iriya ntabwo wajya ntabwo izira nkweto wazirwanana. Hari imyenda yambarwa mu minsi mikuru n'iminsi mikuru yatandukanye. Umunsi mukuru wo gushyingura mu gisirikare hari igeneye kwambarwa, iminsi mikuru yo kwakira umukuru w'igihugu hari igeneye kwambarwa, iminsi mikuru mbese ibi biratandukanye. Ntabwo n'imyenda abakobwa rero imyenda y'amajipo n'ubundi barayambara, n'umwe mu Rwanda njye mbabona bayambaye, ariko bafite igihe cyo kuyambara. Ntabwo ari kujya ku rugamba. N'ibindi bihugu byose ku isi biba biyifite, ariko si iyo kujya ku rugamba. Ugiye ku rugamba hari umwambaro nyine w'urugamba nk'uko wabivugaga. Aho ni gahunda yo gusobanurira neza. Pawulo rero arandika yandikira Befeso, itorero ryo mu Efeso, ariko uyu munsi nitwe abwira ngo mwambare. Ahari umuntu yakoze se kuri hambarwa imyenda y'amoko atandukanye, intwaro zambarwa gute? Imbunda no hari n'ibibunda biba ari na binini cyane, wabyambara se gute? N'umuheto bari munini wabona uko wambara, icumu ntiwaryambara. Ariko we icyo nashaka kugira ngo twigire hepfo gato neza ubone ibindi tuganira, ko ntabwo tunywa ku ijambo gusa, nubwo naryo twarigisha iminota yagenwe bigakunda. Ariko ndi kugira abantu inama guhera kuri njye, abakristo, itorero muri iyi minsi. Ushaka kubona iminsi myiza, ushaka gusoza neza urugendo, yambare hatabuzemo n'imwe. Nuko ntirenganya nambaje ngo ngwineshe uburiganya niye ni zose, iyo habuze n'imwe yabipfuye. Uburiganya burakwinjira buracaho ya ntwaro itari nyine. Pawulo avugamo intwaro yambarwa ku mutwe, avugamo ikingira igituza, avugamo ifata mu nda ariko babyita umukandara, avugamo inkweto igiranwa n'inkweto, avugamo igiranwa n'ijambo. Izo ntwaro zose rero habuze n'imwe uburiganya bwakwinjira. Ni no mpamvu uranire n'izitonde izi nduru zose mba amatorero zose haba hari intwaro yabuzemo. Haba hari abari bambaye zimwe nk'uko bavuga ngo ni iyi, ariko akibagirwa imwe. Nibwo wumva intambara, abarwanye, abasore bapfuye amaturo, abakubitanye, abagiye kuregana muri ribu, abasambanyije abagore, abirukanwe, burya haba hari intwaro yabuze muri izi ngizi. Uko byagenda kose izi ntwaro haba habuze n'imwe. Uza rero nk'umupaseri wenda tuvuge, cyangwa umukristo wese ufite ingofero, igishingira igituza, afite inkweto ariko nta mukandara. Umukandara uvuga iki? Ukuri. Donc ubwo ibindi byose azabitunganya
ariko uburiganya bwa satani bumugeraho ko azavuga ibinyoma, azaba adafite ukuri, azatura amaturo atarimo ukuri. iyo numero yanesha uburiganya. Ukuri we ngo fata umukandara wonyine uwambare. Neza uburiganya bwacaye kandi umukandara se wambarwa, hanyuma ko nta ikibazo ni uko shitani atakoresha uburiganya akoresha n'intwaro, uko nta gikingira igituza. Kumva ku gituza none niba nta ngofero yambaye umutwe, uburiganya buraca mu mutwe. Niba nta nkweto nta butumwa bwiza, uburiganya buraca mu birenge. gute Kuko ibirenge bitambaye inkweto zivuga iki? Ubutumwa bwiza. Niba nta butumwa bwiza se ukuri kurava. azana bose ne kwa None se niba nta gakiza ko mwabara gakiza kabi ngofero, ubundi bose bakabuvuza. Bose ni kimana bari ariko ubutumwa bwiza bibuza mu mpano, mu mpano. impano yo kuvuga ubutumwa Ninde uhejwe kwakira iyo mpano ku isi yose mu bantu Imana yaremye? Ninde uhejwe kwakira iyo mpano? abantu batabishobora ariko Impano ni iki? Impano ni icyo uhabwa. Hari uwahawe se ananirwa kwakira? umwe agahabwa mwuka impano yo kuvuga indimi, undi agahabwa impano yo kwigisha ni impano zitandukanye. Neza abantu bose bahabwa impano zimwe. Uvuze kwigisha ijambo ry'Imana, turi ku ijambo ubutumwa bwiza bigereranywa n'inkweto. Neza abantu bose ariko bavuga ubutumwa bwiza. Igisubizo ni yego, bose bakwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Bose bavuga ububi babukuye he? Bavugishwa nande? Babushyira nde? Bagomba, abantu bose bakwiriye kuvuga ubutumwa bwiza. Wasomye igitabo cy'umugenzi Mukristo ahura na Paul n'iki yakabona yose biragifite urakabyara. Wibuka ikiganiro cya Paul na Mukristo, babanje ikiganiro ntabwo baho bahita barwanya ari uko imishyikirano yanze, ariko Mukristo ngo yashatse gusubira inyuma ngo agihunge, abitekereje ngo yibuka ko nta kintu gikingiye mu bitugu. Umvise sha Imana yaduhaye igikingira imbere, ariko inyuma kandi akantu gakubise mu bitugu gahinguka mu mutima. Muri iyi sasu umwambi icyo ari cyo cyose cyakubita mu bitugu kikagera mu bihaha, mu mutima hose cyahagera. Agiye gusubira ngo yiruka gihunge, yibuka ko nta kintu gikingirije mu bitugu. Abonekera mukubita imyambi ihita ihinguranya arangira. Ativuga ati ninde yeshya nkagihe ibitugu, ubundi kirazira guha umwanzi ibitugu, ni ikosa rikomeye. N'ubundi arakurasa. Mukristo nibwo yafashe umwanzuro wo kurwana, ngo yibuka n'akantu kavuga ngo iyo upfuye ujya imbere. Ese umuntu atsinze uko bagenda ntabwo yiruka. Agize ati nyine yatsinze, agize ate uharanira gutsindwa, yiruka intego yawe ni ugutsindwa. aziruka ajya imbere, utsinzwe arashimwa. Umuntu arwana kugira ngo atsindwe, arwana kugira ngo atsinde, hanyuma atsinzwe. ariko urugamba rwakure mukomere cyane, mugiye kunesha, muhabwe ingabire nziza zabatabarutse. Umwami ni ubigisha kunesha, umwami ni ubigisha we gutsindwa byigishwa. Haleluya, barishime. Gutsindwa byigishwa nande? Kurwana gutsindwa byigishwa nande? Ariko hari abatsindwa batsimbazi, sinkanabamenye, sinkanabimu, sinshaka abatsindwa njye bibabwira. Sinkabe mu batsindwa, ntirenganya Tonese, ntukabe mu batsindwa, ntugahe umwanzi ibitugu. Udukurikiye wese ndagusengeye ntugatsindwe, urugamba urwo ari rwo rwose jya urasana ujya imbere. Mukristo aravuze ngo iyo upfuye gupfa usubira inyuma, gutambuka kuko Satani arindira kutubona tunaniwe watwicira umumaro pe. Yes, bisemo guhoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza. Duharanire kuko umwami niwe utwigisha kunesha abanzi be. Amen. Urumva neza? Mukomere cyane rero, mugiye kunesha, noneho muhabwe ingabire nziza z'abatabarutse. Iyo uri mu rugamba ugapfa ujya imbere, bizana guhembwa, bizana ikamba, bizana gushimwa. Rero mu rugamba tugora umwuka rero hategera kutwikiranya n'amasasu n'ibindi, noneho twebwe bizana ubugingo buhoraho. Ntirenganye, uracyumva iki kintu? Iyo upfuye ujya imbere bizana ubugingo buhoraho, ariko iyo upfuye ujya inyuma bizana kurimbuka. Turanzuye rero, tugiye kwambara intwaro zose z'Imana, kandi turwane tujya imbere. Cyakiri ubwoba cyane kiriya gitabo cy'umugenzi kivugamo umuntu witwa nta bwenge. Ariko ndirenga, uzi ko nta bwenge yageze ku rugi rw'ijuru?
yarugeze uzi ko nta bwenge yakomanze, uzi ko nta bwenge baje kumukingurira. Uyu muntu urumva ari nde? Uyu muntu antera ubwoba sana, ariko urumva atarafite ubwenge ahubwo kugira ngo ageze kuri irembo ry'ijuru nta bwenge yari afite. nta bwenge ubwenge yari afite sibwo bwari bukeneye mu rugendo yari ari. ahubwo mva ikintu kiri gutsinda byenda washatse kuvuga mbere, nta bwenge. uzi ko izi ntwaro dusoma yari azifite, ariko hari zitari zose, ariko hari izo yari afite, cyangwa ntabwo urazi kuzikoresha. we ushobora gusanga yarabuzemo nk'imwe gusa, izindi azifite. kuko ibaze uru rugendo, reba ingorane kandi udupuwe twose tujya mu ijuru yaducagaho, ariko akaducaho nabi. Ijambo ryavuzwe ngo wari uri mu igereko ngo yabonye ko ngo no ku irembo ry'ijuru ngo hari inzira imanuka igihe n'umwe birehire hafi ahubwo umva akantu gakomeye ku irembo ry'ijuru. uretse umva utuntu twose tw'ingorane duca mu ijuru mu rugendo, mu gitabo cy'umugenzi ko Yohani Bunyani yanditse, nta bwenge yatugeragaho akatwambuka mu bundi buryo, ariko akahanyura. wumvise urugero cyane cyane ahantu avuga ni mu buryo ngo uruzi ari rwo rupfu. yarahageze neza rugeraho, noneho ngo ahasanga umusare witwa Mwiringira ubusa, amukubita mu bwato. uruzi rw'urupfu yararwambutse mu gihe rwagenewe kuvogera gucamo, we yarwambutse n'ubwato yari umuhanga, agera hakurya rwose yakeye. ariko ubundi gahunda yarwo ni ukuvogera, kuko ngo iyo uvogereye uvamo umwambaro wo gupfa wasigaye muri urwo ruzi, ugakuka. ngo hari abantu bitwa abera usanga hakurya bakakwambika umwambaro wo kudapfa. nta bwenge rero ni ukuvuga ngo yageze ku ijuru agifite umwambaro wo gupfa, umva ikibazo gikomeye cyane. abandi abavogera bawusiga muri rwa ruzi, nta bwenge yageze ku ijuru agifite umwambaro wo gupfa. akazaganira umwihariko, ariko tujya dusubika ibintu byinshi kandi tuzajya tubyandika. ubu ibintu twavuga tuzegera by'umwihariko ni byinshi. umva ariko kuko mu ijuru ntibapfa, umubiri upfa, umwambaro wo gupfa usiga muri rwa ruzi, ngo rwitwa ngo uruzi ni rwo rupfa. nta bwenge yambutswa n'umusare, agera ku ijuru agifite umubiri wo gupfa. Yesu umubiri wa Eliya wahagana zagaze Eliya cyangwa umaze Imana muzamuye intoki z'umubiri wa umva utajya kunjyana ibi ikintu gikomeye. uzi ko bamaze kumuboha baraje ngo yakomanze, wenda bavuze ati urinde, nitwa nta bwenge, ugiye he? nje hano mu ijuru munyingure. baraza baranakingura, yakurahiye nyamura mwambara intwaro zose z'Imana, nubura mimi ushobora kuzagenda ukagera ugakomanga, ariko bagasanga waje nabi. uzi umwanzuro bafashe, amaze kubura ibyangombwa bamusabaga bamuregesanga mbere y'ikibiri cyo gupfa, bati okay, mumuterure mumuhe amaguru n'amaboko, mujye kumujugunya muri hahandi yanze kwambuka, hamwe yambutse nabi apfe. none umubiri upfa awugeranye ku rugero rw'ijuru, kandi gahunda ni ukuvogera umubiri ugasigaramo, ugahita uhura n'abera hakurya kwambika undi mwambaro wo kudapfa. ariko bari ntabwo nzapfa. uruhe rupfu rw'upfuye? nawe ntabwo nzapfa. urupfu rusanzwe rwo hano mu isi, uru nguru uzarupfa. neza utarajyanye mu murimo, none se urumva yaragezeyo, ahubwo uzapfa. wagenza biza mu ijuru. umubiri uyu wawe nyine, uyu usonza, uyu w'igikara w'inzobe uzawugera nayo, ntabwo byashoboka. umubiri ntabwo ujya winjiramo. iyo yavuze ngo iki, kandi uruhu rwanjye nirumara kubura nzareba Imana afite umubiri, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. nzabanza amenye ko Enoki nawe yapfuye. uzabimenyera he? uzabimbwa z'umusesenguzi se. nese Enoki bakubwira tuzabiganira byose. Enoki ni data wacu, Enoki ni mukuru wanjye, Enoki ni sogokuru. mbese kutamenya ibya Enoki ngo waganire n'Imana akagenda arunduka, urumva Imana se ntuyifite muri wowe? uzabinsesengura Imana uti byagenze gute? tuzaganira kuri Enoki, tuganire kuri Eliya. nta uyu mubiri w'inzobe w'igikara w'amazuru w'amatwi, uyu ntujya ugerayo. urumva neza aya maso uzasobanura yabo ko ari babiri ahanini, uzasobanura imibiri yabo ko ari babiri ahanini. none se ubundi amakuru ufite, ariko kandi n'abaduteze amatwi twandikira ko bagiye mu ijuru nyine, nawe duteze amatwi bazi ukuntu Eliya yagiye na Enoki yagiye, bazadusobanurire muri comment. ibyo si ikintu kigoye no kukivuga. iriya mibiri marayika wabatwaye, urumva neza. none se Mose we kutavuga na Mose, Bibiliya ivuga ko nta gituro cye kiri ku isi. bamushyinguye kuri Moriya, byo birazwi aho Imana yamushyinguye. oya kuri Moriya se
umusozi Imana yamwerekeyeho ingabano Nebo witwa hari Nebo. Nebo. Ni Nebo. Umusozi Imana yamwerekeyeho ngo dore ngo bazagabana kuriya ni Nebo. Ntabwo ari Moriya. Ni Nebo. Ariko bivuga ko ari Imana mwishingurira. Oya ntabwo ari kivuga. Bibiliya ivuga ko nta gituro cya Mose kiri ku isi na bugingo n'ubu. Uhera uvanga Imana aramushyinguyeho. Bibiliya ikongera ikavuga ngo mwibuke ko ubwo Satani ngo marayika arwaniraga na Satani ntumbi ya Mose. Ijisho muraryibuka. Marayika riranditse muri Yudahe ngo ubwo marayika arwaniraga na Satani ntumbi ya Mose ngo ntiyahangaye kumuvuma ngo baravuze ngo umwami Imana aguhane. Ngo Satani yarayikeneye na marayika ayikeneye. Ariko marayika arayijyana. Nawe wowe ujye uvuga abantu rero bagiye mu buryo budafite igisobanuro kigaragara nawe ujye umushyiramo. Nta ntumbiye nta mubuyamo. Tuzabiganira. Komeza ku ntwaro zawe tuzabiganira. Intwaro rero ni mwambara intwaro zose z'Imana. Haleluya. Amen. Intwaro zose ziranditse zirahari. Mwakira agakiza k'ingofero. Mwambare kwizera nk'icyuma gikingira igituza. Mutware inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Mukenyeye ukuri umukandara w'ukuri. Mwambaye inkweto azotumwa bwiza bw'amahoro mubiteguza. Izi ngingo Pawulo yasanze ziramutse zambaye byaba bihagije. Kuko icyuma gikingira igituza kiba gikingira n'imbere kiba gikingiye n'amaso, iyi pari cyose y'imbere ibikingiwe. Ariko niyo mpamvu navuze ngo abantu ngo tugeze mu gisobanuro cy'uko intwaro zambarwa. Kuki yavuze ngo mwambare? Yazigeranyije n'imyenda n'ubundi tuzi, agakiza agafata nk'ingofero y'icyuma ikingiye umutwe gutagira icyuba. Kwizera agufata nk'ingabo. Ni byiza cyane. Kwizera, iyo wizeye, hari indi mvuga ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Umva neza, ariko tata Imana habwa icyo nitwizera. Ntabwo ari nidukora ibi, ntabwo ari nituvunika, ntabwo ari nitwubaka ibi, byari byose bituvuna. Nitubikora nta kwizera hehe n'ijuru. Ahubwo nitwizera, amina, tuzabona. Bamshimye ko washyizeho tuzabona cya gihugu. Pawulo ntabwo yavuze ngo mwambare imyenda miremire, mwambare imigufi, yendi amatorero n'amadini bijya bipfa bimwe na bimwe, bambara ibigufi, bambara ibirebire, bambara ibiki, bambara basura, bambara amaherena. Oya, mwambare intwaro. Ibi bindi bambare, ahubwo mwambare intwaro zose z'Imana. Ntabwo yite vuga ngo mwambare amakote. Hari ahantu bize kwanga ko ngana ku ijambo ry'Imana ngo ntabwo nambaye karuvati. Umva neza. Ndio mwigisha batereka reka nta karuvati wambaye za hamwe namwe. Pawulo yavuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Muvandimwe nyiringanye, muvandimwe ngurikiye, mu gihe nk'iki twambara intwaro zose ntihaburemo imwe. None ngo akamaro zizatumarira, zizadufasha guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uwambaye ikosime yonyine yatsindwa n'uburiganya, uwambaye ibirebire yatsindwa n'uburiganya, uwambaye ibigufi yatsindwa n'uburiganya, uwambaye izindi ngofero z'amoko yose yatsindwa n'uburiganya, uwambaye ya myenda twavuze amaserivisi amwe namwe yatsindwa n'uburiganya. Ariko uwambaye ziriya ntwaro ntabwo atsindwa n'uburiganya bwa Satani. Kwizera k'icyuma gikingira igituza. Ngo wizeye wanyura n'ahari hateye ubwoba. Igitabo cy'umugenzi twabazi bakivuga ko kwizera burya niko kwatumye agera hakemera ko intare ziziritse. Ko yarazibonye, yazigezeho, ziratontoma arabyumva, ashaka no gusubira inyuma. Ruguru yazo ngo hari umugabo witwa Murigende ku gitabo kivuga ngo Mukristo we ngo ngwino ngo ca hagati y'izo ntare ngo humura ngo ziraziritse. Kwizera ko mutwaza arakomeza, hasanga ziranaziritse koko, ziratuma ariko ziri kuminyura, nta nicyo zanamukoraho, azica hagati. Kwizera niko gutuma duca. Usiba ndirimbo nirenganya, nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ntatinda, nyura mu misozi. Uzi indirimbo ivuga ngo muri yo nzira iruhije, mbese muragana he? Turagana mu gihugu Imana itunganije. Umva akantu karyoshye we, mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami.
aho ngaho niho duca tuji bwami, inshuti muze tujyane. Umva ntirenganya we, uwabatinyutse ibyawe. Ni kwizera gutuma umuntu atinyuka ibyago byose, mu bikombe n'imisozi. Umva ahantu duca, kwizera niko kuducisha mu bikombe n'imisozi tukahaca tujya ibwami. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose hakarushya umutima, ariko kwizera niko gutuma dukomeza. uri kuvuga ngo rwanda intambara nziza, intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Fata ubugingo we, umva ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Mwambara intwaro zose z'Imana. Urashaka guca mu misozi, mu mataba, mu bikuta, ahantu muhura n'utu, ntambara izi n'izi, mu rugo, mu rushako, mu rubyaro, mu nzira, mu bucuruzi, mu buzima, mu kazi, muri leta, mu mashuri. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, mu bikombe n'imisozi, niho duca tujya ibwami. Ambara intwaro zose z'Imana. Iryo jambo ryatangiye ni naryo risoje, ni ijambo rivuga ngo mwambare intwaro zose. Kuki yashyizeho zose? Ni ukugira ngo hatabura utambara ingofero, ukambara icyuma kingira ituza, umukandara, inkweto ukazibagirwa. No, bizaba bipfuye. Utazambara zose ukibagirwa inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Urubuka cya gitabo cy'umugenzi tutarakivamo, Apoloni batangiye kurwana na Mukristo, ariwo mwanzuro wabonetse ngo Mukristo yaguye n'inkota ye ukubiri. Uracyabyibuka? Cyamukubise hasi, inkota iratara akagiri. Aha rero Umukristo rero abahuye n'akaga. Iyo umugabo yaguye n'inkota ukubiri, ntatinya gukubita umugore. Niwumva umugabo w'Umukristo wakubise umugore, uzamenye ko yaguye n'inkota ukubiri, izaba iririye. Nakakamba akagira amahirwe akayisubirana, azavuga ngo Imana imbabarire nakubise umugore. Nibwo abivuga. Niwumva umukobwa wishingiye akagenda mutabizi, akishingira n'uwo badahuje n'idini n'itorero, akishingira n'umupagani n'umunywanzoga n'umunyatabi n'umunywa rumogi, buryo urya mukobwa ntugire ngo n'ikindi ntirenga, yaguye n'inkota y'ukubiri. Ariko yarayifite. Hano dushyirana n'imanza rero, aje mutuye dukoresha mu madini ntajya ndemera kuvuga ngo umuntu ngo n'umupagani. Rero ntabwo ari biyo. Umukobwa wa umuririmbyi muri kora akishingira, ntabwo yaba umupagani. Yabaye umuyantege nke, yabaye umusubira nyuma. Ariko ubundi umupagani, paganisme, ni abantu batemera ko Imana ibaho, nibo bapagani ubundi. N'umusinzi wasinze yemera Imana ntabwo umupagani, umunyantege nke. Imana arayemera ko byamunaniye kuyikorera, ariko si umupagani. Aha ndabizi rero byumve ntabwo Umukristo wakoze icyaha, umupastor wakoze icyaha yemera Imana, ntabwo ari umupagani. Umupagani nuhakana Imana kitabaho, bandi bakubwira ngo ibi byavuye ngo mu kintu cyaturitse, abascientifique ngo ikintu cyaturitse ngo havamo ibintu ngo ibinyabuzima, abantu bavuye ngo kungage ko nta Mana ihari, nta Mana yabiremye. Uwo muntu n'umupagani uvuga ibyo bintu. Isi ukose icyo kintu cyaturitse mbere cyari kivuye, bakubwira amaforomene yabyo ngo cyarabonetse gusa. Muri siyansi barakubwira kucyo kintu ni fenomene nk'uko wabona n'urundi runtu rwawe, ariko ibyo bintu byaremwe hari ubyavuye, hari imbaraga zabikoze. Abo rero batemera Imana. Ahubwo uyu muntu waguye n'inkota ukubiri rata, tumusengere twinginge yongera yisingire. Uzi ko kimwipfunye cya Paulo kimuguye hejuru, inkota yaguye ukubiri, kwese avuga ati basi birarangiye tubisemana. Kandi inkota ngo nagakiza. Urumva umucuruzi iyi nkota iguye ukubiri nawe anyonga umunzani ngo yunguke, yiba fagitire ntasora, abeshya inzego, kuko inkota yaguye nayo ukubiri. Ariko igiteye ubwoba, ingofero arayambaye, umukandara wambaye, inkweto arazambaye, n'igishingira igituza, ariko nta nkota. Bivuze iki? Uramubona akora, uramubona abyina, araririmba, araba muri korari, arakora imirimo yose, ariko nta. Uyu muntu ateye n'ubwoba, ntabwo upfa kumuvumbura. Mukristo ngo amaze kukomba kirateragura imyambi, kirarasa, sinzi uko yakuruye akaboko sha nirenganya we, ngo abarayica cy'inkota ye. Haleluya. Ngo yigikubika mu ruguma rwica, mbese ahantu yica vuba,
hari ingingo ku mubiri zica vuba. Buryo ukubise umuntu hagati aha ngaha hafi ahita muri mugabuzi mu mutima ahantu hanyuma mbese yakubise ahantu hihuta cyane mu kwica. Ngo cya Paul cyumvise kibabaye cyumva cyapfuye ngo gitanda amaboko cyagiraga amababa kiraguruka kiragenda. Kwizera siko kwabikoze, ubutumwa bwiza siko bwabikoze, agakiza siko kabikoze, ukuri siko kwabikoze, ahubwo inkota y'umwuka ngo ariyo jambo ry'Imana. Bavuze ngo wamwanze winyishima hejuru ngo akubiti nyamuna abantu mwese inkota zaguye ukubiri nimwongere muzifate muko ye mugabo mada umva shuti yanjye ongera ushakira inkota. Bakuvuza amagambo koko baraguriye indaya bakwisa ibizina byose bipfuye bibaho, bakwita umurozi kuko baguye n'inkota ukubiri ntibamenye ibanga ryawe. Apolo maze igihe kinini akwicaye hejuru akugira uko ashaka, ongera ucakire ukubite mu ruguma rwica, urongera uririmbe, urongera utere haleluya, urongera ubwirize, urongera uhembuke, urongera ugaruke. Cakira inkota mu izina rya Yesu, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhaga mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. sesengura cyangwa se usobanure imbaraga cyangwa se kavuga akaboko kaduhereza ibyo twatakaje n'akahe. Ushaka kuvuga ngo iki? Ushaka kuvuga se akaboko kaduhereza ibyo twatakaje. Urashaka kuvuga se ku maboko dufite iburyo cyangwa ibumoso? Ntabwo mbi ikibazo cyo karaduhereza se akaboko. Ikibazo cya mbere ni ukwiza ngo kuri n'intwaro aza kugenda arayicakira. Imbaraga zidusubiza ibyo twatakaje. Niko koko ushatse kuvuga imbaraga ziduhesha ibyo twatakaje. Izi mbaraga rero wa mugani wawe ngo twabigana nazo zimi iki kiganiro kirekire cy'iminota nk'iyi tumaze, kuko izi mbaraga si ikintu kimwe. Bwa mbere na mbere ni ukubanza kumenya ko zino ntwaro zindi nibura uzifite. Izi rero uzifite zikwinjiza mu gusenga, kuko ikintu cya mbere ni ukwibuka aho wavuye, aho warwaniye, aho yatakariye. Uruka mu gitabo cy'abami Elisa abaza umuhungu ati ishoka iguye he? Ako ntibakibuka iguye he? Ntago bari kujya gufata kiriya giti ngo bakinaga aho biboneye, bakinaza higuye. Umwana aravuga ati naho urya mwana yahayoberwa cyari ku ikindi kibazo. Ni ukumenya iguye he, intorezo yawe yaguye ipotereye he mu mazi, byaturutse ni inzara yabanje kuza, cyaturutse ku biryo umwanzi yagutegeye ku nda, yagutegeye ku myambaro, yagutegeye ku myaka umaze, yagutegeye ku masezerano, yakubushiye ku bukire, ni ku bukene. Inkota iguye. Iyo umaze kumenya aho iguye rero, imbaraga zo kwicakira ziva mu gusenga mbere na mbere. Akaboko vuze kayicakira ni isengesho, ni isengesho ari nacyo tugiye gusenga. Kandi dusenga turasengera umuntu wese inkota yaguye nawe ukubiri yongera yicakira. Tugiye gusenga umuntu wese inkota waguye nayo ukubiri yongere ayicakire, akubita porone mu ruguma rwica. Uyu muntu aragaruka ongera aririmbe, aragaruka agira agaciro, ntiyite ku byo bavuga. Ibigambo tuba twavuze ni byinshi, abantu kamere yacu ni ukuvuga, utsikiye rimwe turavuga tukamwambika urubwa n'ibitabaho. Ibyo bireke, cakira inkota yawe. Haleluya. Dusenga Imana. Cakira inkota yawe. Intorezo iguye he? Elisa nagama igiti irere, kandi imaze kuremba aramubwiye ngo yisingire. Ntabwo Elisa wayifashe ngo ayimute. Wayibonye kuremba ashati yifate. Cakira inkota, kinshoka yawe. Cakira kandi ngo yari intirano, kandi ni yacu ni intirano, ni byose ni ijuru ryabaye ridutije, tuzashakira turabihomberamo. Mwambara intwaro zose z'Imana, twazisumye ko mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya ni bwinshi muri iyi minsi, mu bukire burahari, mu bukene burahari, mu gusa nabi burahari, mu gusa neza burahari, burarunze. Ntago buneshwa n'aya makosime n'amajipo n'imikenyero n'ibirebire n'ibigufi n'ibisa na oya, ni ziriya ntwaro zose z'Imana. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, ndasenze ngo ushoboze buri muntu wese gufata inkota ye uwaguye nayo ukubiri. Apolo akamutera ibyaha, akaba yaraguye, akaba ari kuvuga ibitakwiriye, akaba ari kunywa inzoga, ari gusinda, ari gusambana, yarishingiye, yarashwanye, urushako rwaranze. Mushoboze Data wa twese, yongera afata intwaro, yongera afata inkota, ayikubita porone mu ruguma rwica, muve hejuru. Uyu muntu yongera guhimbaze, uyu muntu yongera gukorere, uyu muntu yongera byuke ere kugwa ubutabyuke ere kugwa ngo arambarare. Uyu muntu ishoke yaguye mu mazi karohama, ari kubwera isatere igiti kabirerembye, niyongera yisingire. Kandi
ukuboko kwamushoboza n'imbaraga z'umwuka wera. Mana shoboza uyu muntu, ndasenze uwo ari we wese, kandi hari aho byateye uburwayi, hari aho byateye inyatsi, hari aho byateye igihombo, hari aho byateye kugumirwa, hari aho byateye inzara, hari aho byatesha agaciro, hari aho byambuye icyubahiro, hari aho byashyishe muri gereza, hari mu kaga gatandukanye. Mana abo bose hari abarorongotanye, ariko bagenda bazenguruka baziruze rero kubera inkota yabo baguye nayo ukubiri. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, bakiza imyuka mibi, bakiza inyatsi n'ako karande kabagiyeho. Mana ubashoboze, iyi nkota bongere bayifate, bongere baguhamye, bongere baguhimbaze. Herekeza iri jambo ryime, ureba iki kiganiro wese umuheremo umugisha, umuheremo imbaraga, murimo agakiza, murimo umwuka wera. Urakoze data kubikore kwibasha murengezi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane kuba dukurikira. Reka tuvuge ngo telefoni zacu, ushaka kuduhamagara, kuduha igitekerezo, cyangwa se ko tunagusenyera, ko turi mu impano yo gusengera abantu. Ariko kandi hamagara kuri izo telefoni ziri kuri screen yawe, yaba izanjye yaba iza Valensi, muzajya muzikurikirana ku kiganiro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze nakagaruka. Amen.